twongeye kubashimira cyane muri inshuti z'akadasohoka, muri abantu baduhoza ku mutima. Mwarakoze cyane kubana natwe umunsi ku wundi, mutwereka urukundo rudasanzwe. Mukomeze kugubwa neza cyane, Imana ibahe impagarike n'ubugingo. Iyi ni Kigali Citizen Media, twagarutse nkuko rero tugenda tubibabwira, tugenda tuganira ku makuru menshi atandukanye, ku byamamare bitandukanye. Twababwiye ko tuzaganira ku bantu benshi batandukanye, yaba ari abacuruzi b'ibikomerezwa hano mu Rwanda, abanyapolitike, abahanzi batandukanye, yaba ari abagospel ndetse n'abasekira. Tuzaganira kandi ku bavugabutumwa. Uyu munsi turaganira ku muvugabutumwa ukomeye cyane, amaze gufata imitima ya benshi, yabwirije benshi barakizwa, yuzuye imbaraga z'Imana. Yitwa Julienne Kabanda, umushumba w'itorero rya Jubilee Revival Assembly Church. Niwe tugiye kugarukaho. Ese ni muntu ki? Afite urusengero rukomeye cyane, afatanyije n'umugabo we witwa Kabanda Stanley, akaba ari nawe washinze Glassroom Ministry. Ese ni muntu ki? Ni Julienne Kabanda tugiye kugarukaho. Amaze gukora ibiterane bitandukanye, amaze kuzana abahanzi bakomeye hano mu Rwanda, amaze gufasha imitima ya benshi kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, amaze kwigarura imitima ya benshi, amaze kugarura abantu benshi kuri Kristo. Uwo niwe tugiye kugarukaho. Ese ni muntu ki? Pasiteri Julienne Kabanda ku myaka ya 17 yari umukobwa wihorera mu iraha nk'abandi bose, wihorera mu tubyiniro, mu tubari. Avuga ko iyo Imana itaza kumutabarira hafi, yari kuba undi yari kuba undi muntu utari umuvugabutumwa, yari kuba ari ikirangirire mu bindi ariko atari ikirangirire mu by'Imana. Uretse kuba akunda kubwiriza, akunda ndetse no kuririmba, kuko ari ibintu yakuza akunda ndetse yageze naho ashinga itsinda rikomeye ndetse n'abagenzi be ryo kuririmba mu tubari dukomeye, yaba ari mu tubyiniro, mu tubari hafi ya twose two mu mujyi wa Kigali. Twari tuzi iryo tsinda ndetse barabakundaga mu buryo bukomeye. Ndetse hari n'inkuru zigeze kwaduka ko Julienne Kabanda yaba agendana inzoka mu isakoshi, mu buryo rero hari abantu benshi bari basigaye bamwikanga, ariko aza kumenya ko ari umuntu biganye baba baramugiriye ishyari, atangira kugenda amusebya mu bantu batandukanye. Pasiteri Julienne Kabanda ni umubyeyi w'abana 4. Yavutse mu mwaka w'1980, avukira mu gihugu cy'u Burundi, hari mu mujyi wa Bujumbura. Ni umuhererezi mu muryango w'abantu 8. Yatangiye kuvuga ubutumwa afite imyaka 18 gusa. Ibi byamuhaye kunyurwa nubwo yari akiri muto, kubera uburyo Julienne Kabanda yakundaga kuririmba indirimbo za Brenda Fassie ndetse no kuzisubiramo. Bageze aho bamumwitirira. Igihe yabaga ari mu itsinda ry'abakobwa barimbaga iwabo, ntago bari bazi ko akora ibyo bintu byose, kuko yavukiye mu muryango ukijijwe. Gukizwa kwe avuga ko kwaturutse ku mukozi wabo mu rugo bari bafite, wasengaga cyane, akababazwa n'imyitwarire ya Pasiteri Julienne Kabanda yari afite icyo gihe. Saa 9 z'ijoro, ubwo yari avuye mu kabyiniro, yaratashye asanga umukozi yashyize Bibiliya mu cyumba cye, ariko aza kubura ibitotsi. Aza kumenya ko umukozi yihaye gahunda yo kumusengera. Mu kubura ibitotsi nibwo yaje gufata Bibiliya, agiye kuyisoma. Bisanzwe yaragiye gushaka inkuru ya Abrahamu, ajya yumva muri Bibiliya ndetse arayishaka arayibura, ahubwo yisanga yageze mu byahishuwe, akubitira ku nkuru y'uburyo abantu bazacirwa imanza ku munsi w'imperuka. Yakomeje gusoma, agera ahantu handitse ko umunsi umwe azatoranya ihene mu ntama. Aya magambo niyo yatumye azinduka ajya gusenga. Urugendo rwe mu gukorera Imana ruba ruratangiye. Yahitiye mu rusengero rwitwa Rwanda for Jesus. Ageze mu mwaka wa 4, yabaye umubwiriza butumwa ku kigo yigagaho cya Espanya, ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, hari i Nyanza. Asoje amashuri yaje gushaka umugabo ariwe babana kugeza ubu ngubu, ariwe washinze urusengero rwitwa Jubilee Revival Assembly Church. Akaba ari nacyo yakundiye umugabo we, kuko akunda Imana cyane, kuko bakundanye banasengana. Julienne yatangije ishuri ryitwa High Hopes, rifasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, abatinze kuvuga n'abafite indi myitwarire bitewe n'ibibazo byo mu mutwe, riherereye i Kanombe. Kuko umwana we yabanje kugira ikibazo nk'iki, ariko abimenya kare, aramuvuza ndetse
aza gukira. Itorero rya Jubilee Revival Assembly Church ryatangiye ku itariki ya 13 Kanama 2008, rishishikajwe no kugeza ubutumwa bwiza bwa Jubilee ku isi yose. Pasiteri Julienne Kabanda ni umuvugabutumwa umaze gukora ibiterane bikomeye hano mu Rwanda, ni umuvugabutumwa umaze kwagura ibikorwa, yaba ari muri Grassroom mu ministry, yaba ari no muri no church y'umugabo we, ndetse n'umuntu umaze kubona ko u Rwanda rumaze kuva aho rugera rukagera ku yindi ntera, nawe kandi yabigizemo uruhare nk'umupasiteri w'umugore. N'abapasiteri bake b'abagore bamaze kwigarura imitima ya benshi, abasha gutumira abantu bakaza muri BK Arena bakuzuza stade, akabatumira muri Convention Center bakaza bakahuzuza. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu akomeje gukora, kandi abona ko ivugabutumwa rye rimaze kwaguka, ibikorwa bitandukanye by'urukundo. Imitima ya benshi yagaruye kuri Kristo, imitima ya benshi yari ifite ibikomere yagiye yomorwa kubera kwegera Imana. Ibi ni ibyo twamushimira, tukavuga ati wafashije abantu kugaruka ku mwami. Ibi byose rero mu magambo make twavuga ngo Imana iguha umugisha ku bwa byinshi wakoze kugira ngo abanyarwanda bongere bave mu isi y'umwijima bagane mu isi y'umucyo. Ngayo amwe mu makuru make twari twabakusanyirije ku muvugabutumwa Pasiteri Julienne Kabanda. Imana ikomeze kumufata amaboko ndetse no kumukoresha iby'ubutwari. Shalom.